kiriye mu by'igihumbi 1943 yakinwe na Orchestre Philharmonique de Vienne. Vienne, capitale mondiale de la musique, capitale ya muzika ku isi kubera igihangange Mozart. Iyo orchestre rero yakinnye iyo kiriye yahimbwe n'umunyarwanda Eustache Byusa. Ngabanya amarangamutima. Uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Umupadiri witwa Faustin Nyombayire, ndamuvuga kuko ari amagambo meza muvuga, yambwiye ko yayumvise banayicuranga muri orchestre nanone abo ngabo iyo giyo. Mbisubiremo, uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Noneho mu bihumbi 2000 twaririmbye muri korali y'Ecole Internationale hano i Kigali hamwe n'amakorali ane. Tekereza rero hariya muri Cathedrale Saint Michel amakorali ane aririmba icyarimwe mu majwi ane. Iyo kiriye rero abantu barumiwe bararira, byo amarangamutima by'abasazi, ubwiza bwayo, muzikalite y'ibyo. Uwo nguwo rero Eustache Byusa yahimbye n'ibindi, agahimba mu nzira ya Kinyarwanda, agahimba no mu nzira ya Kizungu. Niwe wahimbye nyine iriya ndirimbo Muhororo mwumva bavuga. Uwo nguwo rero gituma yamuvuga nuko nagize amahirwe yo gusa n'urerwa nawe muri muzika, akatwigisha guhotora amajwi muri Kabgayi, ari Ikinyarwanda ari muzika nzungu. Hanyuma yavuye i Kabgayi ajya ku Muhororo, ni naho yahimbiye iyo ndirimbo nayivuzeho. Hanyuma simuvuga ndihuta kuko ntagambiriye kumuvuga, si ibyo ikiganiro kiganisha. Muza kumusanga ku Muhororo, niho yarari akina accordion cyane, yarayikenetse. Hanyuma nza kugira amahirwe, nagize wenda n'igihugu cyahagiriye amahirwe ko namusanze ahitwa Cyahinda muri Bashumbanyakare niko bahitaga, ngira ngo ni muri Nyaruguru hagana ku mupaka y'u Burundi. Paruwase Cyahinda yari ahari. Tuva mu Nyakibanda dukora urugendo gutembera, ngira amahirwe musangayo. Ikitumye mpavuga nuko nakomoje kuri kamere y'ijwi rya muzika nyarwanda, mvuga ko rigenda mu nzira ya gamu majeur na gamu mineur. Ni ukuvuga ijwi ry'ububabare, nako ijwi ry'ibyishimo gamu majeur, n'ijwi ry'ububabare gamu mineur. Noneho nganisha mu ikoni mu nzira ya mode. Amahirwe nuko nari narize ibyo bya mode mu Nyakibanda. None uwo ni Eustache Byusa. None nagize amahirwe no kongera kumusanga i Bujumbura, nabwo turaganira buke muri 1956. Yari yaragiyeho asanga ababyeyi bari barahungiyeho, ibyo biri ukwabyo. Uwo ni mbese Eustache Byusa mukesha byinshi muri urwo rwego. Hari n'uwa Alfred Sebakiga nawe yigeze kuduhugura turi mu seminari ntoya i Kabgayi, atwigisha uko baririmba, uko bahotora amajwi. Ni birebire bye simbivuze, ariko twagize amahirwe yo kumva abo bantu bahimbye indirimbo n'ubu ngubu zikiririmbwa cyane mu ruhande rwa Kiliziya Gatolika cyangwa mu ndirimbo z'abacuranga Muhororo, ibiki byose. Abo ngabo rero baratureze. Undi nyuma yaho muri primaire Kabgayi, ariko navuzaga mu minsi mikuru, nakundaga kuvuza ingoma zingizi z'umutagara ari nk'umunani kuko wazita.
nkavuza ishakwe itanga ijwi, nkavuza ishakwe. Noneho ubwo nahigiye byinshi kuvuza ishakwe, gutera umugendo, gutera umutimbo, ibanza ihamagara ta 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 ta. Nanditse n'amateka y'ibyo ngibyo, umutimbo aho wavuye, cyangwa zigeze ikaragwe, ingabo z'u Rwanda zigeze ikaragwe kurwana, mu gihe bavuga ngo ntabwo u Rwanda rwaganye Karagwe n'ibiki, kandi hari n'umurishyo bivuga zigeze ubu n'umurishyo wazigize Karagwe, n'umurishyo y'ibindi ibyo nabiteraga nkabivuza. Rero nigeze gutanga igikaniro muri kaminuza n'ingoma iruhande nkavuza, sare yose auditorium ikiyamirira kubona profeseri uvuza ingoma. Nuko Kabgayi rero nakundaga ku minsi mikuru bavuza ingoma nkagenda nkazinduka nkajya kuvuza ingoma ku minsi mikuru. Urumva ibyo byose bigatuma umuntu arifutukirwa ko zavuzaga abavuzaga ingoma kwa Kankazi zo kubambura iyo mirishyo. Rero twarayivuzaga. Iki nicyo navuga cy'Ikabgayi, usibye indirimbo za nka minsi mikuru y'abaseminari, mu gihe imisi igeze hagati bakavuza fanfare mu byo bita consécration. Ti 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 ta ta ti 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 ta 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 ti 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 fanfare bumvisa mu gihe cya consécration. Ibyo byose bikagutwara uri umwana, uretse n'amajwi yawe n'amajwi. Ibyo ni iby'Ikabgayi ndi muri primaire. Navuze ibyerekeye muzika, ni muzika nyarwanda, muzika gakondo, ntabwo ari muzika muri rusange, biri ukwabyo. Muzika nyarwanda narayikurikiranye kuva kera. Rero urumva twaririmbaga indirimbo z'ikinyarwanda tukazitandukanya n'izi zo mu Bufaransa. Indirimbo baririmbaga kera mu kiliziya nyinshi zari zo mu Bufaransa, ibyo baririmbaga mu Bufaransa kubera ko abamisiyoneri Katolika ba mbere bibanza benshi bari Abafaransa. Noneho nka Musenyeri Hirite Musenyeri Hirite washinze Kiliziya Gatolika mu Rwanda, yacurangaga organiste, yabikuye mu muryango. Yigishije no gucuranga bamwe na bamwe. Yazana rero muzika y'Ifaransa n'Indage, n'uwo muri Alsace. Alsace ni mu Bufaransa ubu, ariko ku rubibi rw'Ubudage, bigeze no gutegekwa n'Abadage. N'Ubudage barirwaga mu Budage. Noneho mu Rwanda rero mu bitabo bye bya muzika n'ibindi byarimo iby'Igifaransa, hakabamo n'iby'Ikidage, muzika y'Indage nyayo. Ibyo byagize rero byagize inkurikizi mu Banyarwanda muri muzika nyarwanda. N'ubu ngubu abari bacuranga za gitari bigana ba Eustache Byusa, kandi batazi ko Eustache Byusa nawe yiganiye abo Badage, Abafaransa baririmbaga mu Kidage n'ibyo. Noneho Ikinyarwanda nagiye buhoro buhoro nshakisha ibiyigize. Mvuge rero kwiga muzika muri rusange mu seminari, avuze ko twagiyeyo
namaze kugerayo mu 1947 nanone njya muri korali icyo gihe ngo nari mfite ijwi ryiza cyane, njya muri korali nkarimba soprano ijwi ryo hejuru. Umupadiri watwigishaga habaga abapadiri babiri b'abanyarwanda, abandi bari abazungu. Mu banyarwanda rero umuseminari kuva na kera hakunze kujya habonekamo abazi muzika. Nanjye nagiye kwigisha mu seminari kubera muzika mbere na mbere, bati muzika ariko ntabashaka ko njyayo, abandi batabishaka, abandi bashaka ko njya abanyarwanda cyane, bati muzika yaraguye kandi arabishoboye. Icyo cyatumye ajya kwigisha mu seminari n'ibindi. Muzika rero padiri wayitwigishaga, Padiri Mathias Gahinda, yaracurangaga abizi, atari ku rwego rwa Padiri Byusa, Padiri Stache Byusa, rwa rwego rwa Alfred Sebakiga, ku buryo Padiri Alfred Sebakiga yatwigishije indirimbo. Hanyuma ageze aho aravuga ati aba bana bazize umukeno, ashimye ubuhanga bwacu, ati bazize umukeno. Kandi hari ubu ngubu twigisha no kuvuga ko atari mu ku rwego we yari hejuru cyane. Nuko Padiri Mathias Gahinda rero aratwigisha ibi bya muzika, solfejo, kuvuga amanota, kuririmba amanota. Iyi ntangiriro y'ibanze byari isomo mu ishuri. Noneho nkajya no muri korali. Noneho turangije umwaka, hashize umwaka twimuka muri babandi 32, anshyira antiza igitabo. Yakinije ndangije umwaka wa kabiri, ariko ndangije umwaka wa mbere mu kiruhuko. Bwari ubwa mbere abaseminari bahabwa ikiruhuko imuhira. Mu kiruhuko ndiherera mpimba akaririmbo k'urukumbuzi, nari nkumbuye abandi twiganaga. Niko ka mbere nahimbye ubuzima bwanjye. Bana b'iwacu muraho mumeze mute, muze mwese dushirane urukumbuzi, nimuze bana b'iwacu. Nyir'ubutwari imbaraga n'ishya nabikingure neza mu mitima yacu y'abitazuriwe. Duteraniye hano dukurikiye icyaha cy'izurwo dukunda, ndetse tutishisha tunabyeruye rwose. Bana b'iwacu, bikongera bigakomeza. Noneho kugeza n'ubu cyantangaje, narumva ukuntu naririmbye ngo duteraniye hano dukurikiye icyakiza urwo dukunda u Rwanda, cyakiza u Rwanda dukunda, ndetse tutishisha tunabyeruye rwose mu gihe cy'ubukoroni. Ndi umwana imyaka 14, n'ubu sinabyumva. Ni ukuvuga ko muri make kuri twe gukunda u Rwanda ni ibyari biriho kera, ntabwo ari ibyo twiga. Gukunda igihugu ntabwo ari byo tugomba kwitoza. Mfite imyaka 14 biri muri iyo ndirimbo, kandi iyo ndirimbo yaratangajwe mu gatabo kitwa Turirimbe nandikiye Cercle Saint Paul ya Nyakibanda mu 1958. Agatabo karasohotse, abazehe n'abakecuru barakazi baragakoreshaga, karimo uturirimbo twa rusange twa populaire twariho icyo gihe, turimo ibisiza n'imisozi barimba ya Eustache Byusa. Icyo gihe ntitwari tuzi wayihimbye, ariko vuba aha namenye ko ari we wayihimbye.
yabaye barayicuranga muri za gitari n'ibindi byusa warimbye hari izo baririmba bamwe batabizi nka yindi yahimbiye nyina ko ndibo yigereho wenda n'ibindi noneho umupadiri atwigisha ibyo ngibyo hashize imyaka 2 muniga mu seminari antiza igitabo Padiri Mathias Gahinda ntiza igitabo cya teori ya muzika uko bakora harmoni uko bakiranura uko bagira bate arakintiza mu kiruhuko yiryamaho ndagisoma shyira mu mutwe ibiruhuko birangiye igitabo ndagisubiza ariko byose byaragiye mu mutwe dukomeza amasomo yandi hamwe n'abandi ariko